Yes, Elite Sports, welcome again to the home of European sport news, transfer news, sports analysis, team talk, and of course breaking news here. We brief sports do make mikino, European sport news only, les amis. Nizere neza ko muri kugira impera z'umwaka nziza, twitegura kwinjira muri 2026. Ikaze muri iyi nkuru iremereye cyane ko equipe ya Arsenal the Gunners yinjiye muri deal y'umupeti Rodrigo Mendoza. Iyi equipe ya Arsenal, iyi deal twayigarutseho cyane kuri uyu musore, umukinnyi w'umuhanga cyane kira muri Spain La Liga, umusore unifuzwa n'andi ma equipe atandukanye harimo na equipe ya Manchester City the Citizen, Rodrigo Mendoza. Uti deal iteye gute? Umutoza wa equipe ya Arsenal Mikel Arteta yabigize clear, atangaza ko equipe ya Arsenal izajya ku isoko muri January transfer window. Arteta muri atubwira ati the window is there, we are Arsenal and we have to be actively looking. Ati isoko rirahari, isoko nirifungura kandi twe turi Arsenal, turi equipe ikomeye, rero natwe turi ku isoko turi gushakisha abo bakinnyi. Iyi equipe ya Arsenal ni equipe donc yakunze guhitingwa cyane n'imvune muri iyi season. Murayagaruka ku bakinnyi batandukanye bavunitse kuva muri defense, muri mediane, muri attack. Ngira ngo amazina murayazi aba William Saliba wagize igihe cyo kuvunika, Gabriel Magalhaes, Ricardo Calafiori, Piero Hincapié, Christian Mosquera uyu munsi aracyari hanze. Equipe ya Arsenal muri mediane murabizi Martin Odegaard kapiteni wabo, umukinnyi nawe wagize injury bro muri iyi season. Bwo muri barutayizamu nka Kai Havertz wenda makuru meza cyane nuko ari buze kubagaruka bimo gukora muri first team trainings. Murabizi ko Gabriel Jesus agarutse vuba, Victor Gyökeres yagize igihe aravunika. Bivuga ngo ni equipe ya Arsenal Arteta akubwira ati bitewe n'uburyo umwaka w'imikino no kugenda, isoko nirifungura natwe tuzaba duhari kugira ngo turebe ese byashoboka ko tugira umukinnyi dusinyisha. Ahanga niho ari kuzamuka izina rero Rodrigo Mendoza, umukinnyi w'umuhanga cyane, aracyari muto, akina nka attacking midfielder, ashobora gukina box ariko akanakina nka attacking midfielder. Inkuru ya Sky Sport batubwira bati Sky Sports have recently confirmed that Arsenal are scouting elite midfielder Rodrigo Mendoza, with the 20-year-old enjoying an impressive breakout campaign in La Liga amid interest from Real Madrid. Sky Sport iratangaza ko equipe ya Arsenal imaze igihe kirekire scoutinga uyu mwana ukina hagati mu kibuga muri equipe ya Elche ku myaka ya 20, Rodrigo Mendoza, ndetse equipe ya Real Madrid nayo iramwifuza. Hanyuma ugiye muri The Telegraph bakubwira bati The Telegraph reported back in November that Berta has been tracking the young Spaniard who has a risk clause in his contract worth about 17 million pounds and has the technicality to succeed in the Premier League. Donc uwo bita Andrea Berta, sport director wa equipe ya Arsenal, uyu nguyu ikinyamakuru The Telegraph muri November cyaripotinze ko we yamukurikiranye na kera, yamukurikiranye na mbere uyu mwana Rodrigo Mendoza, ndetse iyi report katubwira ko uyu mwana afite risk clause ya £17 z'amapound, ndetse ngakaba afite technical ability cyangwa se technicality yo kuza nyine ubuhanga bwe, akaba yakwitwara neza cyane muri championa nka Premier League, championa y'Ubwongereza. Hanyuma uyu mwana birumvikana, murabizi ko tureba sources zitandukanye. Umwe mu banyamakuru bakomeye cyane bara mu gihugu cya Espagne yamwita Antonio Mango, uyu nguyu yatangaje ko uyu mwana afite impano idasanzwe. Arakubwira ati we ni underrated midfielder with the light skill set for a possession oriented outfit. Donc uyu munyamakuru Antonio Mango arakubwira ko ubundi ukavugwa ntago ariko agakwiye kubavugwa kuko nyine ubuhanga bwe uko bamusobanura, donc ntago ageza ku bushobozi afite uyu mwana nyine Rodrigo Mendoza. Cyane ko nyine arakubwira ati afite possession
ndetse na skill set, ubuhanga bwe, imitekerereze, aricyo twita tactical awareness. Nagiye mibasobanurira cyane umukinnyi nk'uwo nguwo nyine wifitemo ibyo byose, araza muri system umukinishiremo akaba yasucceedinga cyangwa se akaba yakwitwara neza cyane. Hanyuma Antonio Mango uyu nguyu rwose arakubwira ati uyu mwana ntago nyine bantu bari no kumuhypinga cyane, ntago ari baramuvuga cyane, ariko mu minsi mike agiye kuba atigisa umupira w'Iburayi, Rodrigo Mendoza. Hanyuma anga akakubwira ko uyu musore rwose equipe ya Arsenal iri buze kugerageza iremba yamusinyisha muri January transfer window mu kwezi kwa mbere, ndetse akaba yashobora kuba yafasha akina box to box, akaba ashobora kuba yafasha anakina nka attacking midfielder Rodrigo Mendoza. Ndetse kandi banavuga bati ashobora kuba yaza akaba yanakina mu mwanya wa Martin Zubimendi sometimes mu gihe wenda Arteta ashaka gukora rotation. Ubwo rero let's wait and see, cyane ko ahanga arakubwira bati the young midfielder who has featured in 12 times in La Liga for 9th place Elche this season, amazwi gukina imikino 12 muri equipe ya Elche iri muri shampiyona ya Espagne mu cyiciro cya mbere, iri ku mwanya wa 9 so far. Hanyuma uyu musore icyo namenye cyo nuko icyo twita progressive carries, ubwo twagize muri za technicality cyangwa se bwa buhanga afite tugusobanurire. Hari icyo twita gufata umupira ukawujyana imbere, progressive carries. Donc turimo turataka umupira ningiye mufite, ningiye mukontrole, ningiye ndi kuwujyana. Muri shampiyona ya Espagne arabarirwa kuri 11% muri icyo twita progressive carries. Hanyuma uyu musore akaba nagira 2.5% for successful take-ons. Kwa kuni nyine ashobora kuba yafesinga umukinnyi, akaba wenda ashobora no kuba yadribla akamunyuraho. Ewana icyo twita take-ons, successful take-ons, uyu musore ari kuri 2.5%. Hanyuma akanagira icyo twita 25% mu cyo twita chances created per 90 minutes. Uburyo arimo bushobora kuba bwavamo igitego mu minota 90 ararwa kuri 25%. Bikwire ku buhanga bwe, bikwereka uyu musore uburyo ari tara, uyu musore wo bita Rodrigo Mendoza. Hanyuma icyo wamenye cyo nuko kuri equipe ya Arsenal the Gunners so far this season ni equipe nayo yine itavillaginga hasi cyane ku cyo twita average possession cyane ko muri Premier League. Icyo wamenye cyo Premier League 2026 most team possession equipe ya mbere rwose iza ku mwanya wa mbere mu cyo twita possession. Icyo wamenye cyo nuko muri shampiyona y'Ubwongereza equipe ya Arsenal iri kuri 59.1% ku cyo twita average possession. Hanyuma Chelsea iri kuri 58.3%, mu gihe Manchester City iri kuri 58.2%. Manchester United ikaba iri kuri 53.1%. Ebana kabisa nuko nko bimeze, mu gihe equipe ya Liverpool iri ku mwanya wa 4 so far, iri ku mwanya wa 4 mu cyo twita possession, average possession, na ira hafonga equipe mutoza Arne Slot. Equipe ya Arsenal rero muri playing style mu mikino yayo, amakuru akazama kavuga ko Rodrigo Mendoza ashobora kuba yaba signing nziza, akaba yabinyongera nziza cyane muri equipe mutoza Mikel Arteta, wakonfirmye ko muri January of course equipe ya Arsenal tuzayibona igira reaction ku isoko. Arteta avuga ati we are really going to be really aware of the situation and the time scale of a certain players. We have to be actively looking and then can we do it or not. Tugomba kureba situation kimeze, tukareba se abakinyi dufite availability yabo, ese bari kuvunika, ashobora kuba bakina igihe kingana gute. Ati rero tuzakoresha isoko turebera hafi, turebe nimba hari icyo twakora. Ati tavuga ati that's a different story, but our job is to be always very prepared because something can happen. Ati ikinabwira cyo noka kazi kacu cyo kidusaba, cyambere dusabwa nukuba turi prepared, kuba twiteguye buri gihe, kubera ko nyine buri kimwe cyose gishobora kuba cyaba, anything can happen. Wabita Mikel Arteta. Equipe ya Arsenal inahuzwa n'umusore wa Club Brugge Alexander Stankovic. Alexander Stankovic nayo umusore wa equipe ya Club Brugge uruguzwa na equipe ya Arsenal. Ubwire ko equipe ya AC Inter Zomera irashaka gukora buyback clause kuri uyu musore Stankovic ya miliyoni 20 z'amapound next summer. Gusa nyine akakanya nyine amakuru avuga ko equipe ya Arsenal na Tottenham Hotspur ari ama equipe nayo kurebera hafi uyu musore aho bita Alexander Stankovic wa Club Brugge. Ama equipe abiri icyo yabecye nuko
ngo next summer basabwa kwishyura $35 z'amapaundi niyo price tag ya Alexander Stankovic nawe n'undi mukinnyi mwiza cyane w'umuhanga ukomeje kugenda yifuzwa n'ama equipe aracyari muto afite imyaka 20 yonyine Stankovic ku myaka 20 muri equipe ya Club Brugge iri gukina Champions League murabizi ko iri muri Champions League umwe mu bakinnyi key player wita Stankovic n'abasobanura bati is exceptional n'umukinnyi udasanzwe ubwo rero uyu musore icyo amenya cyo nuko nka statistiques ze nazo nzinyuremo uyu Alexander Stankovic uzwa na equipe ya Arsenal nawe bari gutekerezaho nubwo Inter Zomi ifite buyback clause kuri uyu musore shaka yitimo garura yishyuye $20 zonyine z'amapaundi nubwo nyine ishobora kuba yahangana of course mu gihe cyose wenda yabitinze ntibikore muri sanitaha uyu musore icyo twita average per 90 minutes uyu mukinnyi na penalty goals ararerwa kuri 0.12 hanyuma kuri touch ararerwa kuri 1.85 hanyuma clearance ararerwa kuri 3.63 aerial won ari kuri 2.16 bita Alexander Stankovic ikinyamakuru Football Talent Scout cyandika ku bakinnyi bakiri bato bakavuga bati Stankovic is gradually emerging as the leader of Club Brugge's midfield donc niwe uri kugaragara nk'umuyobozi wa median ya Club Brugge ikomeje kwitwara neza cyane muri Champions League no shampiyona y'Ububirigi bakakubwira bati exceptional technique high football IQ excellent spatial awareness and impressive passing range kubanga afite mu gihe afite umupira icyo twita IQ ya football ndetse na niyo tactical awareness ndetse n'uburyo atanga pass ziteye ubwoba ndetse pass zikagera ku bantu ashaka ayo bakakubwira bati the son of the legendary Dejan is developing into a fantastic footballer uyu musore wo bita Stanko ahubwo rero ugahita wumva ko iyi deal ye nawe cyangwa se transfer kuba yajya muri equipe ya Arsenal cyangwa se mu yindi club yariyo yose uhita wumva ko ni affaire suivre hano kuri RT Sport Stankovic nawe ibye tukagomba kubigarukaho gato cyane hanyuma les amis murabizi ko equipe ya Arsenal inafite game na Aston Villa game yatari cyane equipe ya Arsenal asabwa kuza kwitwaramo neza cyane nimba ishaka gukomeza kuri iyi title race urugamba rwo gushaka igikombe cya championnat Arsenal iroblige kuba yagerageza kubona amanota atatu imbere ya Aston Villa uyu munsi hanyuma equipe ya Arsenal yishimiraga igaruka rya Gabriel Magalhaes which is good kuko kugarura Gabriel Magalhaes ni ibintu byiza cyane ko ni umusore ubona ko kuva yagaruka yes ntabwo wenda equipe ya Arsenal yeraka gukipinga ibintu by'ama clean sheet kutinjizwa igitego ariko partnership ye na William Saliba twese turayizi tuziko ari partnership nziza kuri yo nyishobora kuba yagira ikintu equipe ya Arsenal ubwo tubize ko expectinga game nziza Gabriel Magalhaes possibly ashobora no kuza kuba banza mu kibuga uyu Brazilian center back uyu myugaro w'umunya Brazil wa equipe ya Arsenal umutoza wa Aston Villa na Emery kuri game avuga ati I think Arsenal are favorites to win the league how they are building the team how they are improving a lot of things more players in their squad some players they are coming back after being injured like Havertz and Jesus and of course look and see them now stronger ati equipe Arsenal yo mahirwe kwatwara igikombe cya championnat byo bari kubaka equipe yabo buryo imeze ati n'uburyo abakiri batandukanye bayo bari baravunitse bari kugaruka ati rero niyo equipe naha amahirwe cyane ariko yinayemerana navuga ati of course Manchester City as well they are performing fantastic and we must be proud of everything we are doing and being 1 point behind Manchester City and 3 points behind Arsenal and how we are doing our way but we must be humble and we must be confident and we must be as well ambitious and our ambition is go tomorrow to face them and we will see how we are facing them ati yes equipe ya Man City iri kwitwara neza rero birashimishije cyane kuba Man City turusha inota rimwe equipe Arsenal turusha amanota 3 natwe turi gushimishwa cyane nuko turi kwitwara nka equipe ya Aston Villa ati ikintu cyambere tugomba gukora nta kindi nuko facing tukareba uburyo twakwitwara neza byumvikana ko rero ni game itari buze ko yoroshye na gato waneza kubera kuri Emirates Stadium hagati equipe ya Aston Villa na equipe ya Arsenal the Gunners imutoza Mikel Arteta agomba kugerageza kareba nimba yabona win wanikaba yashyiramo gap hagati na Aston Villa ariko nakomeza no kuza imbere
mbere kuri urutonde rwa shampiyona cyane ko harimo ikinyuranyo cy'amanota make. Aston Villa itsinze Arsenal banganya amanota. Man City yatsinda game yayo igahita ifata umwanya wa mbere, bivuga ngo nyine nta kosa na rimwe Arteta yemerewe kuba yakora. Ni game yatari cyane, turuze ko twinjiramo neza cyane in deep, turebe hamwe ibyatangajwe ndetse tuzibuze no kuba tugukorera full time reaction. Bize neza ko meze neza, nanabiseguraho cyane kuko nayamaze igihe ntakora arimo gufata kaga pause gato, agakonje gato ariko ubu ngumba nagarutse meze fresh sana. Nizere ko namwe mumeze neza, tugomba kuzamukana n'aya makuru menshi. Tujye kujya twibana cyane kuri transfer update, cyane ko January transfer window, isoko ry'ukwezi kwa mbere igura n'igurishwa ry'abakinnyi ribuze ko rifungura mu minsi mike. Les amis, ubwo rero dusubire mu kanya. Stay in touch, stay connected. Hari izindi deals ziremereye cyane muri equipe ya Mario ndimo ndabona imbere yanjye, nibuze ko nkuzanira mu kanya. Dusubire mu kanya, ndabakunda.